ninde ushaka kugira ubwiza ukeneye icyubahiro ngaho nagende abishakishe gukora ibyiza udacogora we niyite ku maso y'abantu kuko ubwabo niba mukunda. Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya mbonye kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, ijambo ryubaka umuryango wacu w'abana b'Imana mu rugendo tugana mu ijuru. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kuganira ku gitabo cyanditswe na Salomo, Imigani, igice cya 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Aravuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera imigendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Amen. Sibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza. Muri iyi mirongo tubonye ndetse no ku mirongo ikurikira turabona ko umwanditsi Salomo adusaba kwikoreza Uwiteka urugendo rwacu buri gihe. Ibyo ushaka kujyamo ukabibwira Uwiteka, ese nk'uko basogokuruza bacu biringiraga Uwiteka akabarokora, natwe dukwiye kugendera imbere y'Uwiteka tukamubwira tumwiringiye n'umutima wacu kugira ngo atuyobore tutishingikirije ku buhanga bwacu. Icyo rero adusaba nanone nuko tugomba guhora twibuka Imana tukayikorera dufite umutima ushaka kuyikorera kandi dufite umutima uyizera. Ni muri iyo gahunda rero, muri ubwo buryo niho azavana inzitizi zose zaba ziri mu nzira y'ibyo turiho dukora kandi akatugeza ku ntego twihaye. Uwiteka iyo atuyoboye tugendera mu kwizera, turushaho kugera ku by'Imana ishaka ko tugeraho, kuko ibyo dukora byose tubikora kugira ngo dukore umurimo yaduhaye kandi tuwugereho neza. Mu gihe rero cyo gufata nk'ibyemezo bikomeye, dusa nk'aho kwizerwa dufite twagisha inama ndetse n'Imana ubwayo tugasanga tuyibagirwa. Nyamara Imana izi neza ikintu rwose dukwiye gukora, niyo rero yatugombye kutugira inama. Imana ibikizi nk'umujyanama mwiza w'ukuri kandi izi neza ikiruta ikindi mu byo dushaka. Kuki rero tutakwizera Imana mu mahitamo yacu yose ngo tumugishe inama? Tugomba kumugisha inama, ntitwibwire ko ibyo twibwira ari byo byiza kuruta uko twagisha inama Imana tuyibwira byose ibyo dushaka gukora. Imana kuko itekereza byinshi, kuko ibizi n'imigambi y'ibiri imbere, izi migambi myiza kuri twe. Ntitwire rero kutayizera, tukwiye kuyizera tukayibwira byose mbere y'uko dufata ibyemezo. Tugomba kwemera gukosorwa n'ijambo ry'Imana, ndetse n'abandi batugira inama nziza b'abajyanama batugira inama zirimo ubwenge, aho kwiringira ubwenge bwacu gusa. Umutumwe ngo wifasha gusara. Tugomba kuzanira Uwiteka ibyemezo byacu dushaka gufata, cyane cyane mu bihe by'amasengesho. Bibiliya ikatubera umuyobozi kandi tukumvira icyo Umwami Imana ashaka kutubwira mu ijambo ryayo, kuko niko Imana ivugana natwe. Ariko kandi tunasenze, iyo dusenga Imana ishobora kutuyobora, kutubwira, kutugira inama mu ntambwe zose tugiye gutera, kandi Imana ikakomeza kuturindisha ukuboko kwayo gukomeye. Haleluya. Tukwiye rero kumenya gushaka Imana niba dushaka ko ituyobora mu byo dushaka gukora byose. Bizadusaba guhindura imyitwarire, imikorere yacu, tukayigurira byose, ndetse tukayigira umuterankunga wacu tubwira byose mbere y'uko tugira ibyo dukora. Ibyo ni byo Yesu yagarutseho mu butumwa bwe nk'uko bwanditswe na Matayo, muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 33, avuga ngo ahubwo mubanze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibyo byose muzabyongererwa. Imana ibyo ishaka nuko tubanza gusuzuma iby'ingenzi, tubanze turebe iby'ingenzi bifite agaciro ku Mana, tukareba iby'ingirakamaro, tukamenyesha noneho Uwiteka ibirebana cyane n'ubuzima, n'ibirebana n'ibyo dushaka gukora bijyanye n'ubuzima bwacu,
ntitugire icyo tumuhisha na gito, kandi tukamubwira ibyo tubona dufite agaciro. Uwiteka rero abane natwe kugira ngo ikomeze ibane natwe mu migambi yacu. Imana ikomeze tuyobore mu izina rya Yesu, amen, amen. ikiruta ibindi dusezeranye ubugingo, naho mugende mbwira ababana